Yes, reka dukomereze naho twagarukiye ubushize, ari nako twari turimo turasiga Jiang Hao ndetse na Chuyani ibara aho ngaho, ariko umukobwa arimo arabareba congo yari amaze kuba yabatega imitego aho hafi yakanze telekomande tayari, dore amafoto ngo aratangira kuba yakimena hasi. Ubwo ngubwo imipango yose yari afite yari irimo iragenda igerwaho itayari, dore bamwe baratangira kuza bafata amafoto bareba ati se aya mafoto ni ibiki birimo. Ubwo Chuyani nuko nguko yarebye ikwitegereza neza kubitwa n'inkuba, umugabo nawe atangira kuba yareba nk'uwari ibiryo by'umwana. Itayari umugore nta kindi kintu yahise avuga, yahise akweshebura umugabo amubwira ati ndebera ibi ni ibiki, ibi ni ibiki birimo biragaragara hano kuri ano mafoto. Uyu ninde mwagerageje kuba mwanca inyuma? Uyu nindi igute watinyuka kuba wanca inyuma? Ndagatangira ati se ni ibyanyabyo, ibi bintu ni ibyanyabyo. Ubwo umugabo nyine yarashobewe atangira kuba yavuga ati se ubundi ninde waba watinyutse kuba yakora bino bintu ku buryo yamamaza cyangwa se yashyira bino bintu ahangaha? Urimo urabona atari photoshoot cyangwa se nyine atari ibyo beditinze. Ubwo nyine yatangiye kuba yavuga ngo ni photoshoot cyangwa se nyine ngo ni photoshop bakoreyemo beditinga. Ubwo umugabo w'umugore yatangiye kuba yavuga ati kubera iki waryamana n'umugore wanjye? Undi agatangira ati gute watinyuka kuba wambaza ibyo ngibyo? Wajya ukabibaza umugore wawe, urimo urabimbaza mu buhe buryo? Igenda ubibaza umugore wawe, dore umugore yumiwe nawe byamucanze. Yatangiye kuba yavuga ati nyine ngewe. Ubwo kwa kundi nyine ubura n'ikintu uvuga. Ubwo agatangira kuba yavuga ati kubera iki watinyuka kuba waca inyuma n'umugore wanjye ko bitinga ubupfunsi? Itayari bamukubise igipfunsi. Ubwo congo we arimo arabireba agatangira kuba yakisetsa avuga ati wow, kabisa ibintu birimo birajya mu mucyo. Abandi bagatangira kuba yavuga ati ariko ngiye bino bintu ntabwo nabifataga ko nyine ari ibintu bya nyabyo, nabonaga ari brage, kuko nari nzi kuri mugabo ndetse n'umugore bakundana atatinyuka kuba yakora biriya bintu. None ibi ni ibiki? Abandi nabo bagatangira ati abantu bose nizere ko babonye bino bintu, we ubu se natwe dukuyemo isomo cyangwa bino bintu biraducanze? Ubwo undi nawe yahukiriye umugore waciye inyuma we n'umugabo we agatangira kuba yavuga ati kubera iki watinyuka kuba wantwarira umugabo? Kubera icyo? Ndagatangira kuba yavuga ati rega yari yabuze konturori, ni gute nari kumubuza? Undi ati gute ahubwo we watinyuka kuba wavuga ibyo bintu? Gute watinyuka kuba wavuga ibintu utekereje ahangaha gutya? Ni ibiki wundi? Ibyo ni ibiki? Ubwo yagiye hatangira kuba yamukubita akamubwira ati wa mugore we uransobanura, ariko abandi bo barimo baravuga ati ibi bintu njye birancanze biranandenze. Ni gute bano bagore barimo bararwana gutya? Reka mbifate n'ifoto nzabyereke buri umwe. Umugabo nawe agatangira ati barinze muze mufate mubasohore ibintu, muze mubikemure barinze muri hehe, muze mukemure bino bintu. Ubwo umugore nuko nguko yahise atangira kuba yafata telekomande aho hari uwahise atangira kuba yavuga ati sheri uri hehe. N'abandi barahindukiye batangira kuba bakikangamo, barimo baravuga ati ibyo ni ibiki? Umugabo nawe nubwo buryo yarebyemo tayari ibintu birimo biragenda biba ibyiza cyane. Umukobwa we yazanywe no kwihorera, ukamenya ko agomba kuba yakihorera akabigeraho. Ubwo niba murimo murabireba neza, uyu nguyu ni conga kibyibushye arimo arabwira sheriye ati kano gakanzu Chuyani yampaye uri kubona atari keza? Kano gakanzu Chuyani yampaye uri kubona atari keza? Dore umugabo yarumiwe cyane agatangira kuba yavuga ati nizere ko nubwo gahuye naki uri buze kuba wakunda kanjye, nubwo nyine karimo karasa nkaki nizere kuri buze kuba wagakunda. None se kano kantu nashyize ku mutwe basi urimo uragakunda? Ubwo umugore yatangiye kuba yamubwira ati hagati aho ngaho sheri, uyu munsi ni anniversary cyangwa se nyine isabukuru y'igihe twakundaniye ya 5, nizere kuri buze kuba waza mu rugo wihuse cyangwa uri buze kuza mu rugo kare unzanire na surprise cyangwa se unkorere na surprise, ibintu bize kuba byabaguca. Abandi nabo bagatangira kuba bavuga ati yiwe uriya se esimisi Jianga cyangwa se umugore wa Jianga umwe bitaga Sumeiri, uriya si we? Ubwo nyine abandi baramuzi bagatangira kuba bavuga ati Jianga se ko numva ari inyamaswa y'inkazi, ni gute yishe umugore we cyangwa se yaba yaratinyutse kuba nyine umugore we wagipfa agahita ashaka undi mugore? Ibi bintu bisobanuye ko nyine ari nkaho ari we waba waramwishe. Ubwo ndari nawe agatangira kuba yavuga ati kubera iki icyanya munini kiri mu nzu yanjye? Ubwo umugabo nawe agatangira kuba yavuga ati iriya video ndetse n'amafoto none se
byose byaba byaturutse he? Ni photoshop byose ni photoshop, tugende. Ubwo umugore niko nyine yatangiye nyine uno mugabo kuba yacurika umugore n'abari aho bose agatangira ati ni photoshop twerekere tugende, dore umugabo nuko nguko yagiye. Ariko ubikoze byose arimo arabireba agatangira kuba yavuga ati muzaba mu bwoba buri gihe cyangwa se buri munsi, muzaba mu bwoba guturuka nonaha, ubwoba bwo buzabasaga, muzabubamo mpaka mujye mwirirwa murota inzozi mbi mutashobora no kuba mwacika. Ibyo ni ibintu byo mugomba kuzahura nabyo, mubyakire, muzabibona. Umugore nuko nguko yivugiye. Ariko reka mbe nakubwira ati inshuti yanjye, reba neza niba warakoze kuri subscribe, nusanga utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment tubwire ko ino video uri kuyibona, niba iri kugushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like aho ngaho hari akamodoka katangiye kuba kahaparika gake ariko aho hafi hari n'indi irimo aho cyangwa se yiparikiyemo congo tayari, dore ya modoka tubonye irimo iraza. Uwavuyemo ni Cuyani. Cuyani turamuzi, ni umucuyi, ni Cuyi nyine, iyani cyangwa se Cuyani. Tayari undi ariyicariye, nta bintu byinshi, nta bibazo aba yishakira. Undi dore nawe ngo arahita ava mu modoka agatangira no kuba yafungura avuga ati va yahangaha unsobanure neza ngo inahangaha tayari. Idore ngo araza mukweshe buramubwira ati vayo. Ubwo umugore nawe akibaza ati si uyu nguyu we ni ibiki arimo, gatangira kuba yamubwira ati ni gute wansobanura bino bintu, ukuntu waje muri kiriya kiroro ukacyangiza, ni gute waje muri kiriya kiroro ukacyangiza, ubundi wari ugamije iki cyangwa washakaga iki? Nsobanura biriya bintu wakoze, wari ugamije iki cyangwa washakaga iki? Undi agatangira ati yego se niko byagenze, nyine agatangira kwigira nk'aho atabizi, agatangira kuba yavuga ati se ubundi urimo uravuga ibiki nakoze, iko nta kintu na kimwe ndimo namenya, yewe nta n'icyo ndimo ndasobanukirwa. Ubwo nuko nguko nine ejiyanga hawo nawe ahagaze hirya agatangira kuba yavuga ati ariko ngewe ibintu byose nari ndimo ndashaka ni ukuba nafata umugabo wawe nkamujyana kuri ibyo bye, ni ibintu nize cyangwa se nanjye nzi bizaba. Nashakaga kuba nafata umugabo wawe nkamujyana kure. Umugore nuko nguko nyine yavuze, arimo aravuga ati ibyo nashakaga ni ukuba nafata umugabo wawe nkamwerekeza kure cyane nkamutsindira. Umugore nawe yararebye akibuka hirya areba umugabo we, undi ariko arimo arabiseka, undi agiye kumukubita urushyi amufata ikiganza amubwira ati bite byawe, ibanza wirebe neza wa muhombyi we, ni gute ushobora kuba watinyuka kuba wankubita urushyi, uzi uko ushobora kuba wabura buri kimwe? Kandi ibyo ndimo ndakubwira ni uko numva ko utabikwiye muri kano kanya, ariko uzageraho nawe ukaba ubikwiriye. Ariko kano kanya ko kuba ukwiriye ibintu nk'ibyo wapi? Ariko undi yatangiye kuba yavuga ati niko urakeka ko ngewe nshobora kuba nakishimira kubona ko ushobora kuba watuma mbura jiyanga hawo ukamufata ukamujyana cyangwa se ukamujyana kuri ibyo ngibyo, urakeka ko nabyishimira? Ubwo niko yatangiye kuba yakibuka igihe nyine yararimo baraganira. Ubwo umugabo arimo aramubwira ati hagarika kuba wakeka icongo shenge, ntago ari we cyangwa se ntago ari kubikeka, uko urimo urabivuga siko bimeze. Undi agatangira atari kuri murakeka ko ibi bintu byoroshye, ariko siko bitekereza. Uko urimo urakeka ko byoroshye siko ubitekereza. Ibi bintu byose ndabizi ko ari we nyirabayazana, ari hagati ya bino bintu byose turimo turanyuramo cyangwa turimo turahura nabyo, ari hagati yabyo. Ibi bintu ko ndimo ndabikubwira niko bimeze. Ubwo niko yatangiye kuba yareba amwereka atakira itegereza ubwawe nawe wirebere. Ati uyu munsi ni ati ibi ngibi ni ibya nimugoroba byose birimo biragaragaza ko kampani yacu irimo iragenda ihura n'igihombo. Ibi ngibi byose urimo urabibona rwose ko kampani yacu irimo iragenda ihura n'igihombo, imigabane yacu irimo iragenda igabanuka cyangwa se imanuka. Ibi ni ibintu nawe urimo uribonera sheri, nturimo urabibona ko imigabane yacu irimo iragenda imanuka? Urakeka nawe cyangwa se urimo urabibona ko buri umwe wese arimo aratureba cyangwa se arimo aritegereza ukuntu kampani yacu irimo iramanuka? Rero tugomba kuba twagira ikintu dukora dufite aho twagarurira. Rero bitari ibyo ngibyo, ndimo ndakeka ko icongo shenge ari we muntu waba warabiteye cyangwa se waba arimo aratera bino bintu. Umugabo agatangira ati kubera iki? Ibyo bintu ndimo ndakubwira ati ntunagerageze kuba wahura na congo shenge n'indi nshuro, kuko nta hantu ahuriye na bino bintu, yewe nta hantu na hamwe ahuriye na bino bintu. Urimo urabyumva neza ibyo ndimo ndakubwira? Ubwo umugabo washyigikiye congo ntago azi ko congo n'ubundi ari mu baye, ariko ndagatangira kuba yavuga ati rero ndimo ndagira ngo nkubwire ikampani yacu izajya ku karubanda mu kwezi gutaha.
rero tugomba kuba twakora cyane kugira ngo kampani yacu itazamanuka cyane ritari yanajya no ku isoko ikamanuka. Ariko ikintu ndimo ndakora cyangwa se ndimo ndakubwira ni uko shenge ibi bintu byisheho cyangwa se birimo ibi bintu niko ndimo ndabikubwira ariko ntubyumve. Ni ukubera icyo utarimo urabyumva kandi ariko bimeze. Ubwo umugabo we baramuhonda nta noga, ariko umugore yabonye nta kindi kintu yakora yise atangira kuba yamubwira ati hagati aho ngaho, ejo ni anniversaire yanjye. Ibyo byo ni ibintu ugomba kuba wamenya. Kandi ndakeka ko nawe ugomba kuzitabira anniversaire yanjye. Umugabo agatangira kuba yavuga ati niko ngiye nzaza ejo, ariko nindamuka ngize n'akazi ntuzabutegereje. Rero ugenda utumire n'abandi bantu bazabitabiriye anniversaire yawe nta kibazo. Rero kugira ngo urukundo rwacu ubikwirakwizemo nyine ko dukundana njye nawe, ibyo bintu bibe byagenda bikwirakwire. Ibyo nibyo bintu ngomba kuba nagusaba. Urimo uranyumva ibintu ndimo ndakubwira se? Umugore nawe ati cyane ndimo ndabyumva. Yego ndimo ndabyumva cyane nk'uko bivuze, niko bigomba kuba byabo. Ubwo umugabo nawe agatangira ati yego sha tayari. Ubwo niko yatangiye kuba yamubwira ati cuyani we, twakundanye imyaka myinshi cyangwa se nyine twarakundanye igihe kirekire. Yewe ntabwo ngomba kuba nagusiga cyangwa se kuba nagusimbuza business yanjye. Ibyo byo ni ibintu ugomba kuba wamenya nubwo dukundana, ariko sinagusimbuza business yanjye. Ubwo umugore nawe agatangira ati yigo se, none se kubera iki ibi bintu ndimo ndumva ko uri umugabo utangaje? Njye mba ndimo ndakwiyumvamo cyangwa se mba ndimo ndiyumvamo ko uri umugabo utangaje wahatari. Rero ngomba kuba nakigira mu byo mbona. Niyo mpamvu bino bintu byose biba birimo biraba, mba ngomba kuba nakigira mu byo ndimo ndabona. Tayari. Ubwo niko yongeye atangira kuba yakibuka, arimo aravuga ati rero ubukwe bwacu bugomba kuba bwaba ari akataraboneka, cyangwa se nyine yararangije nako kuba yakibuka. Ubwo arimo araganira n'uyu nguyu agatangira kuba yamubwira ati rero ubukwe bwacu bugomba kuba bwaba akataraboneka. Ibyo byo ni ibintu ngomba kuba nakubwira, nta kosa rizaba. Ibyo byo ni ibintu ugomba kuba wamenya, nta kosa na rito rizigera riba. Mu bukwe bwacu ibintu byose bizaba ari guci. Ndagira ngo mbe nanakubwira ati none uhite ufata ibintu byawe werekere ugende, kuko singushaka kuba nakongera kuba nakubona. Tayari nyine yatangiye kuba yahereza isopo congo, arimo aramubwira ati sinshaka kuba nakubona. Tayari dore nuko nguko yigendeye, ariko ngasiza amuhaye gasopo ibintu ari guci. Tayari dore umugabo nawe nuko nguko yihagarariye aho ngaho, ariko nta kintu na kimwe arimo aravuga. Umugore nawe yaraje atangira kuba yavuga ati sheri, ariko umugabo yari yarangaye kare wamukoraho ukamwimura ntamenye ko wamwimuye. Dore nawe nuko nguko yajyanye n'umugabo, ariko nawe arabizi ko barimo barapfa umugabo, nubwo nyine batari babyerura, ariko arabizi neza ko barimo barapfa umugabo. Yagiye arimo aramuhengereza cyangwa se ahindukira amureba. Umugore nawe akareba gutyo agatangira kuba yavuga ati cuyani we, buretse kuba waserebura uzasereburira rimwe, buretse kuba waserebura kuko igihe ntabwo kiragera. Ndacyarimo ndashaka ahantu imiziri ngo nshingurire rimwe. Rero nta kindi kintu cyangwa se nta n'ikindi gihe bizaba ngiye kuba nagera ku buryo nza kuba nasenya umubano wanyu. Nicyo kintu kiri buze kuba cyanshimisha. Ubwo umugore nuko nguko yicariyeho yatangiye kuba yavuga ati yewe Jiang Hao, ndagira ngo dutandukane cyangwa se ibyacu birangirira ha. Umugore niko nyine yavuze, arimo arabwira Jiang Hao ngo arashaka ko ibyabo birangirira hariya. Ntumbaze ngo ni ibiki. Ubwo nyine yaratangiye kuba yavuga ati nsange mu rugo inkwereke. Ubwo amasani ko yatangiye kugenda yibara, gake aricuma. Tayari aricuma gake pole. Umugore nawe nuko nguko yicariyeho, yewe nta kibazo na gito yafite. Yumvishije ku muryango barimo barakomanga gake. Tayari no kuba yajya kuba yafungura pole gake yaje kuba yafungura. Tayari dore nuko nguko yaje kuba yafungura. Batangiye kuba bamuhamagara ati yewe Miss Congo we. Undi nawe agatangira kuba yavuga ati none se ko nta kintu nigeze ntumira cyangwa se ntumiza byagenze gute? Undi yahise akura y'indabyo. Aho hari umusore cyangwa se umugabo waje arimo aramubwira ati zino ndabyo nizawe. Tayari dore umugore nuko nguko yarebye, yewe biramucanga, nta kintu yigeze atumiza. Ariko waje aho ngaho dore nta wundi ni Jiang Hao. Dore nuko nguko yaje yambaye none nka bamwe bagemura ibintu. Umugore nawe yararebye arikanga,
biramucanga. Umugabo nawe yatangiye kuba yavuga ati wambonye, hoya ni ngewe wabikoze cyangwa se ni ngewe urimo urabikora, ntugire ubwoba ni ngewe urimo urabikora, dore umugore nuko nguko yarebye ati iki none se nta bwoba ufite cyangwa se ufite ubwoba bw'uko cuyani yaba ari buze kuba yakubona waje kuba wandeba, ufite ubwoba bw'uko yakubona? Umugabo ntiyazuyaje, yahise amubwira ati yewe tugenda. Umugore akamubwira ati winkoraho, egezwayo, winkoraho, egerayo winkoraho. Umugore nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati ngewe ndashaka kuba namenya niba kuko uri tayari cyangwa se utari tayari, nicyo kintu nshaka kuba namenya. Umugabo agatangira ati kubera iki urimo urambaza gutyo, ngo niba ndi tayari se none uri kubona ntari tayari? Umugabo nyine yaje yiyoberanyije. Undi agatangira kuba yavuga ati none wabonye umugore wawe arimo aramvuga nabi cyangwa se arimo aransebya? Nta kintu na kimwe wigeze ukora, ahubwo warebye nk'indorerezi, nta kintu na kimwe wigeze ubikoraho. Umugore wawe arimo arantuteza, arimo arantuka. Undi agatangira kuba yavuga ati rero nta kintu nashakaga kuba nakora mu gihe narindi impande zanyu. Undi akavuga ati rero uri ikigwari. Abagabo b'ibigwari byonyine nibo batajya bamenya agaciro bahereza abantu, ntago bajya babyiyumvamo. Bagatangira kuba yavuga ati kubera iki wumva ko nta rindimo ndakwiyumvamo? Ni ukubera iki watinyuka kuba wavuga gutyo? Gute watinyuka kuba wavuga ko nta rindimo ndakwiyumvamo kandi ngiye narindimo ndabishaka, ariko nabuze uburyo nabikoramo? Nyumva ni ukuri nashakaga kuba nagufasha cyangwa se kuba nakureba. Ni ukuri nyumva ibintu ndimo ndakubwira niko bimeze. Ntabwo nshaka kugenda, sinshaka ko nsiga cyangwa se ugenda ukava mu buzima bwanjye. Uyu mugabo yarafashwe cyangwa se baramufashe, ntaho yacikira. Uno mugore, dore umugore yatangiye kuba yamuhereza akantu ko kumucurika muyambira. Umugabo nawe akajya kure cyane, ariko umugore yatangiye kuba yavuga ati ejo azaba ari isabukuru y'umugore wawe, none se wazamarana akanya turi kumwe? Nyumvira umutego nyine kugira ngo umutego amubwira ati ejo basi wazaza tukaba turi kumwe, ariko utabishaka nta kibazo, uzabyihorera ariko uzagume kure yanjye, ntuzongere kuba wanyegera. Ibyo ni ibintu nanjye nkubwiye, niba utabishaka. Ariko wenda ibyo ngibyo mbikoze mu rwego rwo kuba naguhereza amahirwe ya kabiri bitewe n'ibintu wankoreye. Igutuma umugore wawe ansebye uhari, ngiye nguhaye amahirwe ya kabiri. Wejo uzaze tumarane umwanya cyangwa ugende umarane n'umugore wawe. Niba utabishaka nta kibazo cyangwa nta kintu bitwaye. Ngaha akira n'amaherena wampaye, cyangwa se n'iherena wampaye irindi ry'umugore yararitwaye kare, yaritwaye kure. Ubwo yise amubwira ati ngasohoka ugende ubitekerezo uzambwira. Tayari yamusohoye utyo, ahita anavuga ati reka mfunge, njye ntago ari uko nguko bamenyera. Umugore nyine aba afite imipangu, aravuze ati ejo ni anniversaire y'umugore wawe cyangwa ni isabukuru y'umugore wawe. Niba ubishaka ko njye nakubabarira uzaze tumarane umwanya munini, turi kumwe. Ubwo ni ku munsi nyine wa anniversaire y'umugore, ubwo ntazayitabira niba nyine ashaka ko biyunga. Rero nicyo ngicyo yahisemo, dore umugore nuko nguko arimo arareba. Reka mbe nakubwira ati inshuti yanjye, ibyaba ari igitangaza kuba tugeze kuri uno muntu tutari wareba neza. Niba warakoze kuri subscribe, nusanga utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment tubwire ko ino video uri kuyibona. Iramutse iri kugushimisha ntibagirwe kuba wakora ikuri like. Dore umugabo nuko nguko yatangiye kuba yakitegereza, aritegereza iherena bamuhaye. Itayari rya herena congo yamuhaye, yatashye cyangwa se yageze, niba atari muri office yatangiye kuba yaryitegereza. Igake gake akavuga atari ku bundi uyu mugore nzamarana akanya nawe ra cyangwa ubwo byaramucanze yatangira kuba yatekereza, avuga ati nzamarana akanya nawe cyangwa ubwo nuko nguko bamuhamagaye. Itayari yese afata telefone vuba. Ubwo umugore yatangiye kuba yamuhamagara ati sheri, ati nimugoroba turaza kuba twategereza saa sita z'ijoro zigere, none tuze kuba twakora anniversaire none yacu tuyiserebure saa sita z'ijoro. Kandi ubimenye natumiye na ba bantu bose wari wansabye nyine ngo tubibamenyeshe ko urukundo rwacu rwotsa. Nabatumiye, ariko umugabo ibyo ngibyo ntarimo arabyumva, arimo arirebera iherena na telefone yahise akupa, avuga ati ibyo birakureba. Itayari ubwo umugore nawe yasigaye ngo arimo aravuga ati umugabo ndamubwiye mu kanya saa sita z'ijoro turaba turimo turagira utuntu twikorera gake pole. Itayari dore umugore arimo arikubita ikirungo, nta kintu waza umubaza, nta n'icyo waza umubwira. Ibintu byose Yesu yasize abikemuye, yasize abishyize ku murongo. Ubwo kari aho ngaho arimo arikubita ikirungo, arimo aravuga ati umugabo agiye kuba yaza
tayari dore na Ncongo nawe arimo aravuga ati ndategereje bose barategereje. Tayari dore aho ngaho abanyamakuru cyangwa se abafotogarafe bahageze. Ubwo undi yatangiye kuba yavuga ati none umugabo wanjye agiye kuba yagera aha ngaha, muze kuba mwamenya ko cyangwa se mwakora igishoboka cyose, muze kuba mwafata amafoto aryoshye bagakameza nabo bakavuga ati ntugire ikibazo madamu, itwe turaza kuba twakora ibintu birenze iby'akataraboneka by'agaciro, turabikora twebwe ruzungu, ibintu byose turabikora tayari. Ubwo ba fotogarafe nyine batangiye kuba bavuga ati ngewe amafoto mfata n'ay'i Burayi, ntugire ikibazo, ibintu byose biraba ari guci, biraba ari byiza cyane. Umugore nawe agaserebura. Ubwo akiri aho ngaho yumvisha hari umuntu urimo urakomanga, ndetse na Conga hari nawe yumvisha hari umuntu urimo urakomanga tayari. Bose bumvisha hari umuntu urimo urakomanga, wakibaza ngo ninde urimo uragera aho ngaho. Ubwo Congo nuko nguko yagiye kuba yafungura, gufungura tayari dore yari umugabo wacu. Ubwo noneho na Cu nawe agiye gufungura yabonye haza umukobwa, yatangiye kuba yamubaza ati niko zange kwingi we ibite byawe. Ubwo we yabonye haruje umukobwa, ntago ari umugabo we waje. Tayari dore nyine hano ushobora kuba wagira n'akajinya. Haje uwitwa Ziao Kingi Queen. Ubwo nuko nguko yaje agatangira kuba yamubwira ati gutari wowe. Undi yatangiye kuba yamubwira ati Mr. Jianga yambwiye ngo nze nkubwire ko hari inama yagiyemo byihutirwa, ntabwo yabashije kuba yahagera, yagiye mu nama yihutirwa, rero ntago ari buze kuba yaza cyangwa ngo agaragare nimugoroba, hano ntago ari buze kuba yahagaragara. Ubwo bisobanuye ko Jianga yohereje umukozi we, niba atari sekreteri we ngo azaburire umugore we ko yagiye mu nama, dore inama yigiriyemo. Nuko nguko bayitangiye cyangwa se batangiye kuba bayikora gake gake, bamwakiriye nk'umushyitsi. Umugore yatangiye kuba yavuga ati Cuyani we ihangane, umugabo wawe bona ari mu biganza byanjye. Tayari umugore niko kantu arimo aravuga, agatangira kuba yavuga ati rero sinifuza ko uyu munsi uza kuba wakishimira isabukuru yawe, ntabwo ibyo ngibyo byo mbyifuza kuza kuba wakishimira isabukuru yawe, reka ibyo ngibyo byo ntibikunda, ntibinashoboka. Ubwo niko yise atangira kuba yamubwira ati se none waza tukagenda, ngwino tugende. Tayari gake niko yise amubwira ati se wakicaye aha ngaha, ibintu ko numva byose Yesu yabikemuye, yasize abikemuye, reka tube twicaye aha, isiko bimeze se. Ubwo agatangira kuba yavuga ati uyu munsi ni uw'ingenzi cyane, none se wareka ngafata agafoto kugira ngo njye mpora mbyibuka bino bintu, wareka ngafata agafoto kugira ngo njye mbyibuka bino bintu niba nta kibazo. Umugore nyine yise atangira kuba yavuga ati reka mfata agafoto, ibi bintu njye mbyibuka ari iby'agaciro. Ubwo niko umugabo nawe byamucanze bitewe n'ukuntu umugore nyine arimo arihutira kuba yafata amafoto. Tayari ati seka mwenyura bebe. Tayari agafoto kakaba kararishije, kakaba kagiyemo. Umugore nawe agatangira kuba yabiseka avuga ati wow, reba kano gafoto, urabona ukuntu ari keza we, aka gafoto ni guci, ni keza cyane. Ubwo niko yise atangira kuba yavuga ati reka nze nkwereke aho mbera icyago. Yafashe ya foto ahita yisharinga, hari uwo yayoherereje, aho dore uhari nta wundi ni Cu. Yani dore ari aho ngaho, dore ngarabona ifoto y'umugabo we ndetse n'uriya Congo, bari kumwe, ibintu ubona ko ari guci kandi bamubwiye ko ari mu nama. Ariko yarabibonye atangira kuba yakubitwa n'inkuba, akavuga ati iki ibi ni ibiki. Agatangira kuba yavuga ati ni surprise se niyo mwari mugiye kuba mwampereza, iyi niyo surprise mwari mumfitiye kumpereza. Uko umugore nyine yise abibona, atangira kuba yavuga ati Jianga hawo ndetse na Congo shenge, ibi bintu mukoze ni ibiki, ibi bintu munkoze ni ibiki. Umugore yatangiye kuba yavuga ati mutegereze, ndaza kuba ndategereza, ariko muraza kuba mwabona ibintu ndi bubakorere. Dore umugore nuko nguko yagize umujinya, yafashe bya bintu atangira kuba yanaga ibintu byo kurya cyangwa se keke yari yateguye, yatangiye kuba yayinaga ku ifoto ye ari kumwe n'umugabo bakoze ubukwe tayari. Ubwo abandi bagatangira ati wewe uno mugore se ibigenze gute afashe keke akayifata akayinaga hariya, none se buriya ntashobora kuba yumvisha amakuru ko umugabo we ashobora kuba arimo aramuca inyuma, we akaba afashe keke akayangiza n'umujinya. Reka nanjye nitarira amakuru da. Abanyamakuru bo ntabwo bajya bapfusha. Tayari kereka harimo inkuru, ahantu hose harimo inkuru Tayari ahita avuga ati Tayari ndakora igishoboka cyose ibintu byose bibe byabaguci. Dore umugore nawe nuko nguko yatangiye kuba yagenda avuga ati sheri gake ibintu birabaguci, ibintu biraba neza, none se waretse
tukazajyana tugasohokana nk'abakundana niba nta kibazo, wazaretse rwose tugasohokana nk'abakundana ukankorera ka siripurize ari icyo bitwaye. Ubwo umugabo nuko nguko yarebye, umugore arimo aramubwira ati wazaretse tugasohokana, undi akamubwira ati none urashaka nzagutegurira iyihe siripurize, nzagutegurira iyihe siripurize yazagushimisha. Nuyibona umugabo nuko nguko we yagiye kure cyane, yagiye kure cyane. Tayari dore nuko nguko umugabo yabyanzuye utyo, yazanye umugore cyangwa se azana nconga aho ngaho. Hari aho basohokeye tayari n'ubwo buryo barimo baragendamo, gake gake pole pole, bunyibunyi dore umugabo nuko nguko yasohokanye umugore cyangwa se asohokana ncongo, agatangira kuba yamureba amubwira ati wabibonye dore nuko nguko umugore nawe akavuga ati mbega ndaje, iburitse ugatwereka nze, ndaje dore umugabo nuko nguko yasigaye aho, asigara aho ngaho disize ngo yabonye igitomati, yabonye akamayonezi, yabonye akaguci, tayari ibyahehe kari umuteze imitego. Dore umugore nuko nguko yaje aho ngaho atangira kuba yakimwenyuza, yimwenyuza agatangira ati jiyange hawe, yewe jiyange hawo, akira abanza urebe kano gakanzu si keza. Yazanye ikanzu y'umutuku. Ubwo ariko niba mwibuka neza, niba ari ibintu bihuriranye, njye ndimo ndakeka ko bino bintu kuko na cyagiye yari yambaye ikanzu y'umutuku. Umugabo nawe yatangiye kuba yavuga ati none iraba ari akataraboneka kuri wowe, iraba ari akataraboneka kuri wowe, iyo kanzu iraza kuba ari guci. None se ni ukubera iki iyo ariyo siripurize wari wateguye cyangwa se kuba wampereza? Undi agatangira kuba yavuga ati yero siripurize ihora ari siripurize, kandi sinigeze nkubwira ko ari siripurize, nagiraga ngo nyine ngerageze akantu ka mbere ku munsi wa mbere. None se wowe wambwiye agatisheti ushaka ko nakugurira? Wambwiye agatisheti undi akavuga ati mbega byiza, ndabikunze cyane, ndabikunze. Ariko umugore dore guhindukira, dore akajinya, dore akajinyori, yahindukiye utyo agenda utyo. Ariko umugabo nawe akagira ngo ni umuntu iba ari kumwe nyine, ngo nuko yamwishimiye byahehe, ko nta kintu na kimwe kiri mwaho ikivuze. Tayari dore umugabo nuko nguko yaje aricara, arategereza ngo arebe ko nyine uwagiye kuba yahindura imyenda cyangwa se agiye kuba yakambara ari buzi. Tayari aravuga ati reka mbe ndimo ndacata gake gake, poli. Tayari dore nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati reka ndebe ibi ni ibiki. Ubwo niko yatangiye kuba yakumva voice note yoherejwe n'umugore, agatangira kuba ubwo yoherejwe voice note atangira kuba yavuga ati mugabo wanjye ni sumeyiri nyine. Yise atangira kuba yavuga ati ye sumeyiri murabyibuka ni nyamunini atari yahinduka congo. Yatangiye kuba yavuga ati se ntiyapfuye gute? Yohereje voice note cyangwa se yohereje volume nako yohereje amajwi. Ni ukubera iki ubwo yavuze ati reka numve, ahita atangira kuba yavuga ati ntago icuyana uyu munsi cyangwa se cuyana uyu munsi ntago ubwo ribuze kuba mwasereburana cyangwa se mwaza kuba mwakizihizanya anniversaire, ugiye kuba wayizihizanya n'undi mugore. Umugabo niko nyine yatangiye kuba yavuga ati iki, ugakamubwira ati ugiye kuba wamuca inyuma, ubwo niko yabyumvishije. Tayari undi wagiye kwambara agakanzu yaje muri ubwo buryo, tayari yaje yiyambariye agakanzu k'umutuku. Ariko umugabo yatangiye kuba yavuga ati umuntu wapfuye ko ndimo ndamwumva, yanyohereje voice note ni ibiki. Ariko umugore yatangiye kuba yagira umujinya, dore umujinya ugahita umenya ko ari nawe urimo urabikora. Ariko afite akajinya, dore akajinyori, yahise afata na telefone arajugunya, dore akajinyori yihagarariye cyangwa se afite yaje muri ubwo buryo. Dore umugabo nawe yandangaye cyane, ari kuri cyane mu ntekerezo. Umugore yaje amubwira ati none se kure cyane ni ibiki byagenze gute jiyange hawe? None se kano gakanzu wambwiye ikameze gute? Mbwira ukuntu kameze. Dore umugabo nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati ni kabisa kararenze, gahagaze neza, karahagaze cyane, ako kantu kagerageze kararenze. Undi ariko akamubaza ati none ni iki kibazo ko mbona urimo urareba muri ubwo buryo ikutarimeze neza, ibyakugendekeye gute? Akamubwira ati icara, ni gute byagenze gute? Dore umugabo nuko nguko byamucanze biramurenga, atangira kuba yareba nk'uwari ibiryo by'umwana, yewe byagiyeho biramucanga. Ariko umugore agatangira ati none se byagenze gute ikutameze neza, ni ibiki byabaye? Umugabo nyine yumvishe voice note y'uwapfuye arimo aramwoherereza,
ariko byaramucanze biramurenga cyane, dore umugore nawe agatangira kuba yamwenyura avuga ati yego yego, tayari, tegereza uraza kuba wareba ibintu ukuntu bigomba kuba byakugendekera. Ubwo nyuma yo kuba bahaha, icyari gikurikiyeho ko ari ugucyura umugore, tayari yaje kuba yamwicyurira ariko ari kure cyane mu ntekerezo. Ibintu byamurenze, yewe byanamucanze, nta kintu na kimwe ashobora kuba yavuga cyangwa se ngo atinyuke kuba yavuga. Yewe byagiyeho biramucanga, biramurenga cyane, ariko we mu mutwe arimo aratangira kuba yavuga ati bishoboka gute iko Sumeyiri yaba akiri muzima? Umugabo nicyo kintu arimo aratekereza, aturiya nindi, uriya nindi. Ubwo umugabo nicyo kintu arimo aribaza, agatangira kuba yavuga ati se yagiraga ntera ubwoba. Ubwo umugore amanuye hariya imbere, icyo yabonye aho ngaho yahise ahabona ifoto, atangira kuba yakibaza ati se ino foto ni yande? Ino foto ni yande? Dore umugore nuko nguko yarebye ifoto, atangira kuba yavuga ati ino foto se ikiri hano ni yande? Uyu ninde? Dore yahise atangira kuba yareba ifoto, akamubwira ati no mugore urimo hano mu ifoto ninde? Dore umugabo kwikanga. Umugabo noneho ibintu byagiye byamuzira, ukamenya ko ibibazo agiye kuba yahura nabyo. Undi yatangiye kuba yamubaza ati no muntu uri hano mu ifoto ninde? Reka mbe njye nakubwira ati reka tugasoreza ahangaha, tuzakomeze ku munsi w'ejo, tureba agace gakurikiyeho, tureba ngo byagenze gute. Ariko dusize umugabo nawe byamucanze, ibyamurenze, ariko uno mugore ntago nahamya ko, cyangwa se sinabura guhamya ko uno mugore ari we urimo urabitegura. Umugabo we yacanganyikiwe, yewe byamucanze. Ndumva twagakomeza, ariko reka tugasoreza ahangaha, tuzakomeze ku munsi w'ejo. Mbere yuko tugasoza, reba neza niba warakoze kuri subscribe, niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment tubwire ko ino video uri kuyibona cyangwa se wayibonye. Iramutse yagushimishije, ntiwibagirwe kuba wakora kuri like. Akandi gace ni ku munsi w'ejo. Ciao.